twubakane twerekire ngo tuzanyuramo Isoko ijana isoko ijana arabatari kuvuga isoko ijana isoko ijana murenge wacu neza ya twakomeza David watwongera kandi karimba kamwe hanyuma nanjye ndagushiraho kamwe umuntu wari wese afite karimba mukomeze witegure ni kugeraho tuze kunanirana cyangwa se ngo ngorane ikindi kandi tugire morale tubyina bishoboye mbese morale ni sawa arakoze cyane tumwongera amashyi waruri kwasewa asubiremo sawa tugiye ugasubiramo gatoya hanyuma tukora ndabigisha kandi n'amagambo nk'ayo gusa tuza kuririmba hanyuma tuze gukomeza David gasubiremo gatoya gusa wabisabye arafashijwe n'iyo ndirimbo hanyuma rero rumbe rubyare impumbi ngoma z'impundu zazicuranira ya munsi ngumva rero kanza mugabo wambe ngumva rero kanza mugabo wambe kimwete n'umukene wa bose niwe wishiteza n'ishombo ngo rero shoboka yamaze icyo gushonje n'uwayishonje ngumva rero kanza mugabo wambe ngumva rero kanza mugabo wambe ndayikunda yanyuma y'ubugondo we yakize ubugondo ubugondo bwayo bwambaye ikoro narayibonye hasi uzawe haya 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 hasi uzawe haya 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 hasi uzawe haya 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 hasi uzawe haya 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 iwacu ni murenge ndi umunyamurenge ntibintere ipfunwe kwitwa umunyamurenge biragatsindwa kuyakana ubwoko biragatsindwa kuyakana ubwoko jewe ndi umunyamurenge ese nawe uri murenge jewe umunyamurenge ese nawe uri murenge niba warize ikiganga binuvura biwacu niba warize igisoda binurinda biwacu iwacu ni murenge mama yoyo iwacu ni murenge yo mama yoyoyo biragatsindwa kuyakana ubwoko
ese nawe uruwimurenge jewe ndi umunyamurenge ese nawe uruwimurenge wasigaye iwacu ukomere mwihangane dusenyere umugozi umwe yo niwe murage twasigiwe mama yo niwe murage twasigiwe yo niwe murage twasigiwe biragatsindwa yakana ubwoko biragatsindwa yakana ubwoko jewe umunyamurenge ese nawe uruwimurenge jewe umunyamurenge ese nawe uruwimurenge wasigaye iwacu ukomere mwihangane dusenyere umugozi umwe yo niwe murage twasigiwe mama yo niwe murage twasigiwe iwacu ni murenge ndi umunyamurenge ntibinere ipfunwe kwitwa umunyamurenge biragatsindwa yakana ubwoko. Yes, ikaze inshuti bakunzi ba DRN TV, turabasuhuje mwese aho muherereye, abari Burayi, abari muri Amerika ndetse no muri Afrika, abaryamye, abari maso, abari mu tuzi twawo dutandukanye mudukurikiye, turavuga ngo muhawe ikaze kuri DRN TV. Turi kumwe n'abantu hano, n'abasore n'inkumi beza cyane. Ni muri beza? Ni abasore n'inkumi beza cyane. Twari turi mu muhuro w'isoko yabo. Reka batubwire isoko bari bahagarariye cyangwa se isoko barimo. Turahera kuri komite. Bari baje gutora komite, bari mwaje gutora komite. Yes, bari baje gutora komite, dufite kumwe na komite insha n'indi ya Cuyigi. Sivyo? Reka tubanze tuganire n'abantu n'abakomite Icuyigi. Muratangira mutwibwira mutubwire n'ibindi byinshi. Sawa, twagiye. Murakoze, amazina yanjye nitwa Muzungu Serugo Fidel. Ni jepere w'isoko ucuye igihe. Turi isoko ya PAD. Ikorera mu kigo cya PAD. Ni nkuko nabivuga. Hanyuma mugenzi wawe? Murakoze, nitwa Mujanukire Jane. Ninje mere w'isoko ya PAD ucuye igihe. Twari twaje mu gikorwa cyo kwimika cyangwa se cyo gutora abandi bayobozi bashasha cyangwa se abandi bagiye kuyobora umwaka utaha. Murakoze. Twagiye kuri mugenzi wawe. Mugende mutwibwira nta kibazo. Twagiye. Murakoze, naje nitwa Kirabo Diane. Nkaba nyine niga muri APAD, akaba ari nge umere mushasha ugiye kuyobora nyine isoko muri uyu mwaka. Murakoze, nanjye amazina yanjye banyita Irakoze David, nanjye nkaba ndi peri musha. Murakoze. Yes. Turabashimiye ko mwatuganye hano kuri DRN TV. Reka duhere kuri aba bagabo bari hano ku ruhande, isoko yabanje. Abayobozi bari bakuri isoko yabanje. Ndagira ngo tuganire. Ese dore murabona muragiye isoko muyisize mu yandi maboko. Ese mwebwe ku bwanyu uko mwari muyoboye byari bimeze bite? Uko twari tuyoboye neza, nta umuntu nyine wimenya, ariko nyine umuntu amenywa n'abandi. Ariko ndizera yuko aba nabo ari abahamya babizi ko twabayoboye neza, kandi ndizera yuko twakoranye neza uko twari dushoboye. Imbaraga zacu zose twarazikoresheje
kugira ngo ibintu bigende neza. Hari aho nyine abantu bamwe nyine nta muntu unyugwa 100%, ariko nyine hari ibyo tutakoze, ariko ndizera ko ibo bazabikora bagakora n'ibindi twebwe tutakoze, ariko ndizera ko ngewe twakoze neza, zari bisigaye nyine nabo bazakomeza aho ngaho bazabikora. Mary ngahe murakoze. Twebwe ukuntu twayoboye neza, kandi n'abo twayoboye baradukundiye baratuyoboka. Iyo tutaza kuyobora neza bano ntabwo bari kwemera kudusimbura. Rero twayoboye neza, nuko nyine abantu bose batanyurwa, ariko twaragerageje ko twari dushoboye. Murakoze. Ese Mary, nta kintu cyabagoye mu mwaka ushize muyobora cyangwa se mu yindi myaka yabanje? Ibyagorana ntibzobura, ariko twaragerageje ko twari dushoboye. Hari ukuntu usanga abana cyangwa se urubyiruko, cyane cyane n'urubyiruko bakuriye ino, kugira ngo ubumvishe ko hari isoko, kugira ngo wumvishe ko hari ahantu bigisha iby'umuco, bikagorana, ariko twaragerageje ko twari dushoboye. Yes, reka tuje ku isoko iyoboye. Turabashimiye ko mwatwitabye nkamwe batoye bashasha. Turagira ngo mutubwire imigabo n'imigambi yanyu. Ese mufite izihe ngamba muteganyije abanyeshuri mwigana b'abanyamurenge mu isoko yanyu ya APAD? Murakoze. Ikintu cya mbere turashimira Pere na Mere batuyoboye nyine muri uyu mwaka wose ushize. Imigabo n'imigambi rero twe ukuntu tubona, wenda nyine niyo twabaga muri iyo soko, ariko tuba tubona ko hari ibintu bitari byiza bibamo nyine. Ikintu cya mbere tuvuga ni ukwitabira. Hari igihe wakazuza nko muri famiye ugasanga harimo abantu bake, tutagize natwe n'umuhate wo kujya kureba nabo bandi. Ariko imigabo n'imigambi ya mbere ni ukuja gushaka abandi aho bari henshi hatandukanye, ko hari nk'uba waraje atari no kuvuga ngo yanze famiye ngo cyangwa yanze abanyamurenge, atazi amakuru y'ikigo, agatuza akicecekera. Rero icyo tuzakora natwe ni ugushaka tukanyine kugira ngo tuzubake famiye ikomeye. Murakoze. Yego, twagiye kuri Pere. Imigabo n'imigambi yawe mu masegonda 30. Murakoze. Imigabo n'imigambi yanjye sinavuga ngo navuga byinshi, bapere byinshi barabikoze, ariko tuzareba aho batsikiye, ntabwo tuhakomeze. Ni byinshi nyine byagiye biba tukabibona, habamo abamerere tukabibona, ibyo tuzakosora tugakomeza kubaka isoko nk'abanyamurenge. Yes, tugana ku musozo kugira ngo tubabohore. Pere, ndagira ngo tubwire isoko muri secondaire yaba yaratangiye ryari? Mu mashuri ya secondaire cyangwa se muri secondaire cyangwa muri kaminuza, isoko yaba yaratangiye ryari? Njewe ico nzi ni muri secondaire. Secondaire nzi ko yatangiye muri za 2010 na 13 gutyo. Nibwo nico gihe zatangiriye muri secondaire. Kaminuza ariko nza numva ngo ni muri za 9 na kangahe gutyo. Nibwo byatangiye. Ese wowe isoko ikumariye iki kuri wowe nk'umuyobozi ugiye kuyobora isoko mu ishuri ryanyu? Isoko ni nziza cyane. Hari igihe utagirirwa amahirwe nk'umwana nyine atagirirwa amahirwe iwabo kubabona bose bahari ngo bavuge ikinyamurenge. Isoko rero hari igihe hari ibintu byinshi tugira mu nkatwe, tugira ni nk'agace ko kwiga utuntu nyine mu kinyamurenge. Kaza kamfasha cyane, ugasanga waruzi nk'ishati utazi cari co mu kinyamurenge, ukamenya ko ari insimisi, nyine bikwibutsa, nyine bituma ureba wa muco bari barimo abakera, kandi wowe uri ubu ngubu nyine ukamenya umuco bari barimo, ibintu byose bya kera, nyine ugakomeza kugira ububasha nyine bwo gukomeza kumenya ikinyamurenge, kuba proud yabyo n'ibindi byose. Yes, singiriza Mary microphone kanyuma buri wese agenda avuga ico isoko imumari, hanyuma tute dusoza. Murakoze cyane. Isoko ni famiye nziza, kuko isoko nk'ubu naje muri APAD cyangwa se naho nize muri level, ndazi ibintu byinshi by'abanyamurenge. Usibye kuba mu rugo nari nzi ko bavuga ikinyamurenge ariko batavuga nabwo ibintu byinshi.
ariko isoko idufasha kugira ngo tumenye ibintu byinshi nk'uduce two muri Congo. Ndagira ngo nari nzi nk'aho mu rugo bari batuye gusa, nk'aho mama yari atuye naho papa yari atuye, nico cyonyine nari nzi, ariko ubu namenye ahantu henshi, menya n'imirara nyine. Mbese isoko idufasha kugira ngo tumenye ibintu byinshi ku bwoko bw'abanyamurenge tutazi. Murakoze. Twagiye kuri mere ucuye igihe. Murakoze. Isoko ngewe imari ikintu kinini cyane, ifite uruhare cyane mu buzima bwanjye, kuko ngewe ahantu nakuriye nakuriye mu bantu batandukanye, nakuriye mu Barundi, nakuriye mu Bagande, ni nkaho nabaye igihe kirekire. Rero iyo mbonye ahantu hari isoko, nkabona isoko, ngira umwete cyane, nkaharanira kujyayo kugira ngo menye background yanjye cyangwa se aho inkomoko yanjye. Rero isoko yanyigishije byinshi, isoko yanyigishije kuvuga Ikinyamurenge, isoko yanyigishije umuco wa Kinyamurenge, n'ibintu byinshi isoko yankoreye. Murakoze cyane. Sawa, twagiye kugira dufite dusoza. Isoko ubundi ni umuryango. Jewe kuri jewe ni umuryango wanje, kuko wamfashe byinshi. Hari byinshi umuntu aba yaribagiye mu muco wa Kinyamurenge, ariko wagera mu isoko kumva nyine ukiyibutsa, kumva nyine ibintu byose byongeye kandi kumera nkaho wongeye kandi gusubira ruguru. Rero isoko ni umuryango, ni ahantu ugera ukisanzura, ni ahantu ugera ukumva ugeze ruguru kandi utari ruguru, kuko uba wumva amateka, kuko uba wumva ari ibintu byabayeyo wowe utakikibuka, ariko mwaganira mu isoko ukumva yuko abandi nabo kungurana ibitekerezo, ukumva hahandi wewe waribagiwe ukongera kandi ukibuka, nimba ari imirara ibintu byose wibagiwe kandi ukongera kandi ukabyibuka, kuko wabaye mu isoko. Rero isoko ni nziza cyane, nayishishikariza na buri muntu wese utajyijyamo cyangwa utavyumva nyine akabikerensa cyangwa ntabyiteho, nukuri abyiteho nawe azanshimira nyuma, kuko ni umugisha kujya mu isoko. Kandi ikindi sinasoza ndashimiye abantu, nukuri ndashimira abantu bose batwitabye, Imana yo mwijuru bamugisha. Nukuri twagize umugisha uyu munsi, twatunguwe cyane no kubona abantu bangana kuri baje dusura kugira ngo baze kuza muri fete yacu. Nukuri Imana yo mwijuru bamugisha, nukuri ndabashimiye cyane. N'abandi bose bateye baza mu isoko, nukuri mwarahombye, kandi nukuri nimugaruke muviyo ngiyo, isoko irabakeneye kandi mukeneye kwigira muri byinshi mu isoko. Ntago wahura umwana wabaye mu isoko n'utarabaye mu isoko wituba wumva, kuko mu isoko harimo umuco, mu isoko harimo byinshi, kandi buri muntu wese ndamushikariza kugira ngo azahabe. Rero mwakoze cyane, nukuri namwe turabashimira kuba mwitabiye hano hantu, mwatubera umugisha, kandi ndizera ko Imana izabibahera umugisha. Mwakoze cyane. Yes, ndabashimiye mwese mwabanye natwe kuri The Reverend TV. Ngira ngo mwabonye ukuntu umuhango wagenze cyangwa se ukuntu fete yabo yagenze. Icyo tubasaba no kubashigikira, ufite ibitekerezo wagira ngo bahe watubwira tukabibagezaho, kandi mukore subscribe kugira ngo musharinge no ku nshuti zanyu. Turabashimiye. Nta jambo mfite cyo kuvuga rimwe rya nyuma mu tugende. No gushima Imana gusa, murakoze cyane. Nta rindi jambo ufite? Oya, no gushimira abantu. Mukore subscribe na share na comment. Murakoze cyane. Sawa, murakoze, ndabashimiye mwese, mugire ibihe byiza.